Hyperloop ni ubwoko bushya bwo gutwara abantu ku butaka buri mu igeragezwa na kompanyi nyinshi zitandukanye. Hyperloop ifite ubushobozi bwo gutwara abantu ku muvuduko wa mayiro 700 ku isaha. Ubibaze neza wasanga ari umuvuduko wa kilometero 1126 ku isaha. Ikaba ifite ubushobozi bwo kugendera haba hejuru cyangwa munsi y'ubutaka. Muri iyi video tugiye kugaruka ku ikoranabuhanga ritangaje rya Hyperloop rishobora kuzatugeza ku bundi buryo bwo gutwara abantu n'ibintu ku buryo bworoshye. Ntibibagirwe kandi gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Nkuko wabibonye mu mashusho ushobora kubaketse ko Hyperloop tugiye kugarukaho ari kimwe na gari ya moshi. Oya siko bimeze. Hari itandukaniro rinini cyane hagati ya Hyperloop ndetse na gari ya moshi. Impuguke nyinshi zemeza ko Hyperloop ihendutse ndetse ikihuta kurusha imodoka, ndetse igahenduka ndetse ntihumanye ikirere kurusha indege. Bemeza kandi ko ihendutse kuyubaka kurusha uburyo busanzwe bwo kubaka gari ya moshi. Abantu benshi kandi bemeza ko niramuka ishyizwe mu bikorwa bizoroshya ingendo hagati y'imijyi bityo bikazihutisha iterambere ry'ubukungu. Kompanyi nyinshi zitandukanye ziri kugerageza uyu mushinga ngo bawushyire mu bikorwa. Kugeza ubu dushobora kwitega ko Hyperloop ya mbere izaba yarubatswe mu mezi make ari imbere, ariko serivisi zo gutwara abantu zo zikazaza nyuma y'igerageza. Kugeza ubu ntibirasobanuka neza aho iri koranabuhanga rizatangirira, ariko amakompanyi atandukanye ari kurigerageza yashushanyije inzira nyinshi rizanyuzwamo muri Amerika, mu Burayi ndetse no muri Aziya. Muri izi nzira hakaba harimo izava New York ijya Washington DC, izava Kansas City ijya St. Louis ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izava Bratislava ho muri Slovakia, ikagera Brno muri Czech Republic, ndetse n'izava Pune ikagera Mumbai ho mu Buhinde. Igitekerezo cya Hyperloop cyo gutwara abantu banyuze mu matibe gifite amateka maremare. The Crystal Palace Pneumatic Railway niyo ya mbere yabaye ikoze muri ubu buryo busa nk'ubwa Hyperloop. Ikaba yari iherereye mu majyepfo y'umujyi wa London mu Bwongereza ho mu 1864. Ikoranabuhanga rikoze muri ubu buryo kandi niryo ryakoreshwaga mu kohereza ubutumwa bwa email hagati y'inyubako zitandukanye mu mpera y'ikinyejana cya 19. Ubu buryo kandi ni nabwo bwakoreshwaga mu guhererekanya amafaranga hagati ya za banki. Iki gitekerezo cya Hyperloop cyubuwe n'umuherwe Elon Musk ubwo yashyiraga hanze umushinga we yise Hyperloop Alpha wo kubaka Hyperloop mu 2013, ndetse akerekana uko azayubaka biteye imbere n'amafaranga bizatwara. Muri uyu mushinga Musk yerekana ko pods cyangwa capsule ari nazo zijyamo abantu zizajya zigendera mu matibe zigaca ku butaka cyangwa hasi mu butaka. Aya matibe akazagabanwa mu muyaga ku buryo capsule zizajya zigenda ku muvuduko wo hejuru nta kizitangira. Guhangana n'ingufu z'umuyaga ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha cyane ikinyabiziga mu kwihuta. Iyi ni nayo mpamvu indege ziguruka zikagera hejuru mu kirere hejuru y'ibicu, kubera ko ho nta muyaga mwinshi uhaba. Mu kugera kuri ibi rero kandi igendera ku butaka, Hyperloop igendera mu matibe bakayagabanyamo umuyaga, bityo ikabasha kugendera ku muvuduko wo hejuru ujya kungana n'uw'indege. Muri uyu mushinga wa Hyperloop washyizwe hanze na Elon Musk yerekana ko umwuka uri mu matibe agenderamo capsule ari nazo zitwara abantu uzajya ugabanywa ungana na 1/6 cy'umwuka wo kuri Mars. Ibi bizatuma Hyperloop ibasha kwihuta ku muvuduko wo hejuru ku buryo izajya igendera ku muvuduko ungana n'uw'indege iri hejuru muri fiti 150 uvuye ku butaka. Izi capsule zigenderamo abantu kandi Elon Musk yerekana ko zizajya zigendera ku byuma 28, ibi twavuga ko ariyo mapine yacu. Mu zindi Hyperloop ariko hari abakoresha ingufu za rukuruzi ku buryo zisunika capsule igakomeza kugendera ku murongo. Kugira ngo capsule zihaguruke zizajya zibanza gusunikwa n'ingufu za moteri ku buryo ihaguruka ku muvuduko wo hejuru cyane ukagenda wiyongera nyuma ya buri mayiro 70. Buri capsule kandi ikazajya iba ifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi 28, ariko hari n'izizajya zitwara abagenzi bageze kuri 40 ugateranyaho n'imizigo. Hakaba n'izindi capsule zifite umwihariko wo gutwara imizigo iremereye cyane ndetse n'imodoka. Buri capsule ikazajya ihaguruka byibuza buri masegonda 30. Elon Musk kandi ateganya ko izi capsule zizajya zikoresha ingufu zituruka ku mirasire y'izuba hakoreshejwe solar panels zizashyirwa hejuru y'amatibe zigenderamo. Ibi bikazafasha kubona ingufu zihagije zo gukoresha. Abashakashatsi kandi berekana ko Hyperloop ariyo nziza kurusha gari ya moshi isanzwe. Ibi babiterwa nuko Hyperloop idahenze kuyubaka kandi ikaba idatwara ingufu nyinshi z'amashanyarazi. Ikindi kandi kubera ko capsule zizajya zihaguruka buri masegonda 30, ibi bizatuma ikenerwa n'abantu benshi. Ikindi kiza kuri Hyperloop kandi nuko yihuta inshuro 2 cyangwa 3 ugereranyije na gari ya moshi isanzwe yihuta kurusha izindi, ndetse ikihuta inshuro 10 ugereranyije na gari ya moshi zisanzwe.
kuri Hyperloop izava Los Angeles ijya San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Elon Musk yerekanye ko kuyubaka bizatwara miliyari 6 z'amadolari. Yerekana kandi ko kuva Los Angeles ujya San Francisco bizajya bitwara byibuze urugendo rw'iminota 30, buri kapsule itwara abantu 28 ikazajya ihaguruka buri masegonda 30. Nyuma yo kwiga umushinga neza ndetse no kureba amafaranga azakoresha mu myaka 20, Musk yavuze ko byibuze buri mugenzi azajya yishyura amadolari 20 yonyine. Iki kikaba igiciro cy'urugendo rumwe. Kugira ngo ubyumve neza, kuva Los Angeles ujya San Francisco bingana no kuva i Kigali ukagira Rusizi ukagaruka ukongera ugasubirayo ukoresheje iminota 30 yonyine. Amafaranga azashorwa muri Hyperloop menshi azakoreshwa hubaka amatibe agenderamo kapsule zitwara abagenzi, inkingi z'ayo matibe ndetse na sitasiyo zizajya zihagararaho. Ibi bigatwara byibuze miliyari 4 kuri Hyperloop izajya itwara abagenzi ndetse na miliyari 7 kuri Hyperloop nini zizajya zitwara imizigo. Kapsule imwe ari nazo zijyamo abagenzi berekanye ko byibuze izajya itwara miliyoni n'ibihumbi 350 by'amadolari, ikaba imwe muri 40 zizajya zikoreshwa. Ibi bikangana na miliyoni 54 z'amadolari zose uziteranyije, ashobora kugera kuri miliyoni 70 mu gihe bavanzemo n'izitwara imizigo. Aya mafaranga akaba angana n'9% by'amafaranga asanzwe akoreshwa mu kubaka gari ya moshi. Abashakashatsi kandi berekanye ko kugendera muri Hyperloop bishobora kubangama. Ibi bikazaterwa nuko izajya igendera ku muvuduko wo hejuru cyane kandi ikata amakorosi menshi. Ariko abakuriye umushinga wa Virgin Hyperloop 1 bavuga ko kugendera muri Hyperloop bizaba bimeze nk'uko wagendera muri asanseri cyangwa mu ndege. Kugendera mu matibe yubakishijwe sima atanagira ibirahuri ngo byibuze umugenzi ajya areba hanze, nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kubangamira abagenzi mu gihe bari kugendera muri Hyperloop. Ariko aha Elon Musk yavuze ko kapsule zitwara abagenzi zizashyirwamo uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora gukoreshwa basusurutsa abagenzi bagendera muri Hyperloop. Ese wowe uratekereza iki kuri ubu buryo bwo gutwara abantu? Ese uratekereza hariho hazaza ho gutwara abantu n'ibintu? Ariko ibi tuzajya tubyumva mu nkuru kuko no kugeza ubu mu Rwanda nta gari ya moshi haba. Cyane ko amafaranga akoreshwa mu kubaka Hyperloop akubye hafi kabira y'u Rwanda rukoresha nk'ingengo y'imari y'umwaka wose. Niba wakunze iyi video ushobora gukanda like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo cy'ibyo wifuza ko twavugaho muri video itaha. Amahoro.